Reka nkwikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri ikano kanya. Ni inkuru rero ikomeje kugenda ishengura imitima y'aba atari ibacyano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro hakaba habereye amahano. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza utese ayo mahano yaje kuba yabera hano mu mujyi wa Kigali muri kano karere ka Kicukiro yaba arayahe? Reka nkwisabire mbere kugira ngo tugaruke kuri iyi nkuru, reka nkusabe gukora sabone cyangwa se subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Ibintu byiza cyane, kora subscribe cyangwa se sabone ubundi ntiwajwe no kanda kukazogera kugira ngo tujye dushyira inkuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwajwe ko like ujye hasi hano muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkuko twari tubikomojeho rero makuru atugezeho muri kano kanya n'amahano abereye mu karere ka Kicukiro n'umukobwa uje kuba yahinduka ingure nkuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen izanye ibintu byateye abantu urujiro, ndetse ababibonye hafi aho bakaba bahise bakwira imishwaro. Ushobora kubise wibaza ese uyu mukobwa niki cyatumye ahinduka ingurube nkuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, ese byaba byatewe n'iki? Tukikubirebera hamwe muri iyi nkuru rero kugira ngo uze kuba wabasha gusobanukirwa. Icyo tugusabye ni ukudutega amatwi ubundi ukaza kuba wasobanukirwa. Ni ibintu byinshi cyane, dutege amatwi ubundi inkuru uze kwigeza ku musozo kugira ngo uze kuba wasobanukirwa ibyaje kuba byaba kuri uyu mwana w'umukobwa. Mbere yuko tugaruka ku byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa, reka atubabwire ko mwajya mwirinda ubuhemu, kuko uyu mukobwa ibyaje kuba byamubaho birakomoka ku buhemu yaje kuba yakorera umuntu waje kuba yamwoherereza ibyamuhinduye ingurube nkuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen izanyu. Bikaba ari ibintu rero byateye abantu benshi urujijo aho byabereye, benshi bakaba bakwiye imishwaro bakirukana, ndetse n'ubuyobozi nabwo bukaza kuza kubyivangamo. Inzego z'umutekano uko namwe mugenda mubibona nazo zikaba zaje kuba zahagoboka kugira ngo zimenye imvo n'imvano ayiri hinduka ry'uyu mukobwa, dore ko yaje kuba yahinduka ingurube. Mu makuru twatangarijwe n'ababonye ibingibi imbona kubone, badutangarije ko uyu mukobwa yarateze moto nk'ibisanzwe agiye mu kazi ke. Akigera aho yari kuvira kuri moto cyangwa se akigera aho yari guhagarara ava kuri moto, akigera hasi birangira uyu mukobwa ahindutse ingurube, aho umumotari wari umutwaye ngo nawe yaje akugwa igihumure bitewe n'ibyo yarabonye, dore ko n'abari aho bose bahise ngo bakwira imishwaro barirukanka. Ariko imvo n'imvano yihinduka ry'uyu mukobwa yaje kuba yahinduka ingurube ngo rirakomoka kuba yarahemukiye umuntu. Ngo biravuga ko yakundanye n'umusore birangira amuriye miliyoni zigera mu 10 zose, aribwo uyu musore yaje kuba yakora icyo bita kwihorera, bikarangira yandagaje uyu mwana w'umukobwa nkuko bikomeje kugenda bigarukaho mu itangaza amakuru ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru twabashije kuba twamenya make cyane ku byerekeranye n'uyu mwana w'umukobwa ndetse n'uyu musore bakundanaga. Uyu musore bakundanaga yari afite gahunda yo kuzashaka uyu mwana w'umukobwa, dore ko ngo uyu mwana w'umukobwa ariko yarakirangiza kwiga. Umusore rero ashaka kumushingira iduka ngo acuruze, birangira amafaranga yari gukoramo iduka cyangwa se amafaranga y'uyu umusore yari kuba yashingiramo uyu mukobwa iduka, uyu mukobwa ayivuganye yose arayatwara ndetse aranabura, abura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aho ngo ibingibi byatumye n'uyu musore nawe arwara toroma mu gihe kingana n'amezi agera amurane yarabuze uyu mukobwa, dore ko ngo uyu mukobwa yahise akuraho telefone ye n'ibindi byose byamuranga bishobora gutuma yaza kuboneka. Ngo akaba yarahise yambuka igihugu akava mu gihugu, ariko nyuma akaza kugaruka mu gihugu. Uyu musore rero yaje kumenya ko uyu mukobwa yagarutse mu gihugu, ahita amwandagaza muri buno buryo namwe mukomeje kugenda amwibonera kuri screen izanyu.
mu gihe twakoraga iyi nkuru hakaba hakomeje kugenda hashakishwa uyu musore kugira ngo abe yaryozwa ibyo yaje gukorera uyu mwana w'umukobwa, bitewe n'uko ngo yagombaga kumurega ubundi akamusubiza amafaranga ye, bitabaye ngombwa ko amwandagaza gutya akamuhindura ingurube. Ndetse n'abari aho ngaho nabo bakaba bashimangiye mu ry'ubuyobozi bavuga ko uyu musore wakoze ibi bintu afite umutima wa kinyamaswa. Niba ari ubwa mbere rero banye natwe, reka tugusabe gukora sabone cyangwa se subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona 5/5. Ni urugero cyane, reba munsi ya video yawe urabona hano handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi hakandi ntugire no gukanda kunzogera kugira ngo inkuru zacu nitujya tuzishyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere. Kuri share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwajye gukora like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Wakoze kubana turi rero, ciao ciao, bye bye.